noneho kandi umukino urashimisha, umukino kugira ngo uryohe nuko buri wese abigiramo uruhare. Nta muntu ntago wabuguzanya n'umuntu udahari, ntago wabuzuguzanya n'umuntu ufite ibindi ari kwikorera, ahubwo umwe amaso n'ubwenge n'umutima biba biri kuki kuri cya kibuguzo muri kubuguza. Nguko mukwiye kujya kubaka ingo mwabana. Umva ikibazo gihari muze usubiza uyu musore ngo ntabwo abakobwa bo babyemera. Niko bimeze? Niko byumva? Ngo abakobwa bubu nicyo kibazo abasore bari kuvuga. Ngo abakobwa bubu ntabwo bemera ko ukabivuga umukecuru wawe yumva. Aho uri buze gutaha. Oye. Wazi ko ari sipuri. Bono turamutwikiye bo narumva ko tumutwikiye azageregera atujoma amakambo. Ageze kwa buntu ndatangara cyane, aba basore bifuza kugendana nawe, babwira ati ntabwo ndakunda, ahubwo njye nkunda aba basaza bacuranga solo kaziki kakagenda. Ndakimangu ya mbere nkumbi ya kabiri cyane y'abasore ntabwo nyemera, abasaza yajyaga kundu ndabasaza bangana na mama sabuga umwiza muri Kibuye nta rumwe wahiga sabuga mama sabuga sabuga ese ndabararitse abakobwa beza uze kwa buntu ukora amahiganwa hamwe na Sabuda, uza mu higaza bihemberwa Sabuda Saine 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 kwa buntu kuwa gatandatu uhiga Sabuda aza bihemberwa Sabuda Sabuda. Kibuye nta rumwe wahiga Sabuda mama bagira ngo yariremye Sabuda mama avuka kwa kuno abo kukabumu muzamunahirize Sabuda nanjye mbanyuze bakunda basaza ababanga bacuranga solo nanjye ndamukunda muzamunahirize banga niko Tones ko usoreje kuvuga ko Sabuda akunda abasaza nk'ababanga bacuranga solo ukabivuga umukecuru wawe yumva. Aho uri buze gutaha. Oye. Wazi ko ari sipuri. Azi ko ari sipuri. Nyaboneka mubye. Ni sipuri ntuze kubigira birebire. Ango Sabuda akunda abasaza nk'ababanga bicurangira solo. Noneho banga tubwire iyi ndirimbo yo wayikuye he, yakuje mite? Niyo buse kwimaze igihe. Iyo imaze igihe. Imaze igihe yose nayikoreshaga na kera. Ahubwo ko indirimbo zose nkoresha ari za kera.
none se yaje iteyo ubundi mu gihe cyayo wayihimbye bigendeye ku ki? turi abana ntararwara bazanaga uduti ku ishuri Rubengera babaje ngo ni Sauda noneho tukajya tutubyinisha rero tukabyina bene twa tundi tubyina noneho bakajya bazana utugoma bakabwira abakobwa ngo nibajye kwabo n'abahungu kwabo babyine Sauda rero bakatwigisha kujya tubyina nka twa duti turi kwikara reka da muri za 78 gutyo ubwo mwamaraga gukora utwo duti mukatwiganya n'imibyinire yatwo kakitwa Sauda nawe uhita ukora ubwo iyi ndirimbo Sauda wayihimbye icyo gihe cyangwa wahimbye umaze kurwara ugendera byaje umutwe maze kurwara nibwo nabuze ntibahimba Sauda kuko batoraga umukobwa mwiza bakavuga ngo niwe Sauda nuko barimbaga mu nganzi bwa ngo nakunze Sauda ariko bakoreshaga ibintu by'intuza nta gitacyo gezabagaho ibintu ikembe kera twabyitaga ngo ni karumbeti ni ibintu bashyiraga ku muntu bashyiraga ku muntu ndumva nkizi ikirumbeti cyangwa ikirumbeti icyo ndakizi abasore bo ntawe ukizi n'indirimbo ariko ndayizi Sauda yo uyizi hehe Sauda yizi ariko ntabwo ivuga izi muri rijwe irijwe ntabwo ari ivugamo ivuga mu yindi njyana njyana yande ni yandi iyo ndirimbo ni y'umugore witwa nibwira ko ndamubanaye ni abana ntabwo ari abagore ndabana numvaga ari umugore ariko ndayizi ubwo nuko dutangiye abadukurikiye mukadusanga no kuri Authentic Vibe TV nuko dutangiranye na Theoneste Bangamwabo mumaze kumumenyera uyu munsi tugiye gutangira ya gahunda y'ibitaramo biza tuzadukorana nawe buri gihe ku cyumweru ntihazagire ujya kure kuko ibi bitaramo tuzatucuranga indirimbo utigeze wumva n'izo wumvise ducuranga mu bundi buryo ndetse tuzageraho tugira n'izo dukora tuzitunganye muri studio mujye muzikurikira zitunganye neza mube hafi mugumane natwe ndizera ko muzaryoherwa ntiwakwirirwa ujya gutaramira mu tubari dutandukanye ngo hari ibisope kuko igisope tugiye kujya tukiguha ahangaha ahubwo nawe niba ufite uburyo ki wadutamo turagutumiye ni karibu uzaze uduteme igisope cyawe ubundi tugihuze n'icyabangamwabo kugira ngo dukore uburyo bwubaka injyana nyarwanda nibura igere kuri bose impamvu dukora ibi ni ukugira ngo dutangire dufashanye mu buryo bwo gutarama kandi tutagize ibyo duhomba cyangwa duhombya hanyuma dukeneye no kwivura kuko umuziki urakiza umuziki n'ubuzima hari uburyo abantu baba bakeneye kuruhuka mu mutwe tukaba tumaze iminsi igera muri 6 tunaniwe tuba mu mirimo itandukanye umuntu akoresha umutwe cyane dukeneye rero kubaka n'uburyo bwo kuruhuka abantu bakagira uburyo baruhukamo kandi bakaruhuka umubiri wose kuko iyo wumva umuziki ukoresha ubwonko wamara gukoresha ubwonko ariko ubwonko bukakora buruhuka kuko buba buryoherwa na yanjyana yinjira mu matwi bityo umubiri wose ukaruhuka ahantu wari ufite ibibazo n'amahangayiko bikagenda bigabanuka music therapy muze rero tugumane tujyane muri therapy n'ubu buryo twabashyiriyeho ntago tubishyuza icyo usabwa ni ukuba hamwe natwe ukadukurikira kuri uyu murongo wa YouTube channel twashyizeho kandi tuzajyana n'igihe tujye tukora ibitaramo mbona nkubone ntimuzajye kure rero ahubwo mudushyigikire icyo nagusaba rero kanda subscribe usharing uyu musaza akeneye ubufasha urabona gitara akoresha niriya byakabaye byiza afite gitari yisumbuyeho ivuga neza birenze mwabonye ko tubanza gushyira ku muri reglage kugira ngo ira migozi igire ukuntu imera uretse nibyo nawe akeneye kubaho ntabwo ahinga murabona ko afite ikibazo cy'ubumuga ntabwo ahinga nta kindi akora ariko ubashije kumusapotinga wamusapotinga mugerageze rero mudukurikire gushyigikira bwa mbere ni ukudukurikira kabiri ushobora no gushyigikira mu buryo bw'inkunga byose birashoboka uko ushobojwe mube hamwe natwe rero Theoneste karibu
ikibuzo kimwe cya babiri mama uzajye wibuka isi irindwi n'umunani nyabuna diyore n'ikibindi shenge batire mu birenge agapira k'agatoyota turi imbere y'Imana twemeranwa kubana weyo wino shenge winamurubuga winubuze mama winubuze shenge winubuze n'ikibuguzo n'icy'ababiri shenge mbonye ugiye byambaza koko washongwe barimba winogaruka mama winamurubuga dore ndashaje shenge dore umusaza nyabuna dore imvi n'uruyezi ayiwe ni koko shenge uzajye wibuka nyabuna y'amasezerano winamurubuga winubuze n'igihuguzo shenge n'ucumuvuno nanjye ndateba wino n'ucumuvuno nanjye ndateba ayiye shenge wino garuka shenge winamurubuga nyiramwiza mbwira ikikujyanye weyo shenge irindwi n'umunani shenge turi imbere ya padi shenge twemeranwa kubana shenge diyore n'ikibintu shenge batire mu birenge weyo Jongwino winamurubuga we washaje winubuze shenge n'ikibuguzo nyabuna n'ikibuguzo cy'urugo rwacu shenge n'ucumuvuno nanjye ndateba winamurubuga shenge winamurubuga kandi ureba shaje ayiye ni koko nyabuna mbonye ugiye byambabaza koko shongwe barimba winogaruka winamurubuga dore ndashaje nakoze byinshi ariko urugamba nacuze ibyuma bari umuheto basanira igihugu icumu ryanjye ntirwakigembe narikubise umugabo gakaturagure shenge ukamugara kwintarinda mu kinyabura ubukombe bwo mutagisha bashyira imyaka winamurubuga winubuze shenge winubuze nakabuguzo shenge uzajye wibuka nyabuna twemeranwa kubana shenge turi imbere ya padi shenge irindwi n'umunani shenge dukina nk'abana bato wibuke ka kagozi bagiraga agasisiriya n'akaroti turabana batoya shenge mbonye ugiye nababara koko winamurubuga kandi ushaje mama winamurubuga kandi ushaje. Wow. Niko iyi ndirimbo ko numvise ifite ishobora kuba ifite ibintu ihatse, reka tugusabe ubwire nk'abantu bakiri bato bakumva ngwino buguze urateba ngo nanjye ndagira nte kubuguza burya no kubaka urugo nibyo nshaka kusobanurira. Irumvikana ku bantu bakuru ariko umuntu muto watwumva akumva kubuguza bije mu rugo gute ntabwo yabisobanukirwa.
nyuramo gakeya udusobanurire iyo ndirimbo ivuga kubuguza kandi ije mu rugo ari uburyo bwo kubaka urugo mu bufatanye biravuga iki bisobanure. Uriya kuvuga ngo ngwino ubuguze nuko tuba twarashyingiranywe kera tukaba dukuze dushaje nyuma rero akaba ashaka kuguta mu rugo kandi mukuze abantu bamwe agashaka kugutana inshingano wenyine uhita umubwira uti ngwino ubuguze nuca umuvuno nanjye ndateba dufatanye twubake urwacu yego we nta kandi nshaje nakoze byinshi nari ku rugamba narasanye cyane nafashe umuheto narwaniye igihugu yego niyo mpamvu navuze n'icumu ryanjye rwa kigembe ariko kuri gaturagure ariko rigasha umugabo nk'uko bw'intenda mushinyagurika. Wow iki kabi kivugo tukavuga ngo guma ngwino ugira ute ngwino ubuguze nuca umuvuno nanjye ndateba ubwo ninde urakora ngarama ibyo tekinike zo kubuguza zose zikenewe kuza mu rugo. Ubundi kubuguza bivuga nubwo ubona ari umukino ariko umuntu ubuguzanya n'umuntu mufitanye ubufatanye nyine bwo kugira ngo muhurire kuri wa mukino. Noneho kandi umukino urashimisha, umukino kugira ngo uryohe nuko buri wese abigiramo uruhare. Ntabwo wabuguzanya n'umuntu udahari, ntabwo wabuzuguzanya n'umuntu ufite ibindi ari kwikorera, ahubwo amaso n'ubwenge n'umutima biba biri kuri cya kibuguzo muri kubuguza. Nguko mukwiye kujya kubaka ingo mwabana. Umva ikibazo gihari muze dusubiza uyu musore ngo ntabwo abakobwa bo babyemera, niko bimeze, niko byumva ngo abakobwa bubu nicyo kibazo abasore bari kuvuga ngo abakobwa bubu ntabwo bemera ko mubuguza, abashaka ko ari wowe ukina wenyine bakada ahubwo abasore bubu bavuna abakobwa. Abasore bubu bari kwaka amabati abakobwa ako ni kamwe kandi ndagushyigikiye ibintu uri kuvuga nanjye nabyo ngo ntabwo nakubaka inzu nguri wenyine ngo uzaze ngo igarame ngo nta mabati wazanye, abandi bagasaba matera. Ubwo rero abakobwa ahubwo bari kuvunika muri ibi ngo batazanye ibitenge bya nyina bukwe ngo ubwo rugo ese ubwo komeza utubwire kuri aho hantu hatinde kubakorera aho hantu hatinde bangamwa hatinde ndi gushaka ko twigisha abantu reka baravunika rwose. Ubu uyaje shingiwe no kuzana igitenge cya nyirabuko akazana ikote rya sebuko akazana ingofero n'inkoni kandi yazanye na yarazanye n'amabati. Ahubwo hari n'uwo babwira ngo nubatse inzu nawe shyiramo intebe uzana ibitanda bikiyongera kuri bya birongoranwa bindi bisanzwe azana. Nese ubwo umukobwa haba yabizanye haba atari kwemera ni kandi namara kuza ni turufu uri gukina uragerageza umwiyenzeho mutandukane mu mezi 6 kugira ngo wa mutungo uhumuriye nyine babyita guturitsa cyangwa gutera indobo no mutandukane wa mutungo abarawuriye cyangwa ngo mugiye kugabana. Yego kandi mugiye kugabana wewe ni ibintu wagize we yizaniye amabara umva kandi uratsindwa. Nese urumva abakobwa batavunika ahubwo abahungu baraha baraza gutsindwa. Yafashe ibyondo arabumbabumba abumba udutafari mu byondo arangije arazamura igikanka, umukobwa ajya kuvunika agura amabati arangije ati ngo nashyiremo n'intebe. Wowe ikintu yakoze no gusaka yaguze yenga ubusururu ariko n'ubujandijandi bw'ubuzi nk'ubujerikani butatu singuwe umurimo bagiye gusaba muriregura iki abakobwa bamahirwe akajijisha akajyana n'akanyabuka gatoya ariko yajya kuza akazana n'irumasaruni. Yego gusa ariko uzi ko aribyo wenda nibagiwe n'ayandongoranye urakoze uranyibukije. Uzi ko mutajyanye ikimasa ntago bamwakira nk'umukaza kandi baratanzaga kakangana nk'ihe wabyumvise ntago ari byo murahiye rega ibyo n'abakobwa nibo babyitera. Abakobwa b'ubu basigaye bashaka amafaranga cyane kurusha urukundo. Nese ubundi yaba yaragiye kuyahiga kera yarahiga ahantu hatandukanye wabona afiteho kanga mwaka kandi abasore nanone tugikura akazi niyo bamvirega urukumva umusore ibintu ari kwitwaza bangamwa niyo bamvu. None se wowe kuki utajya ku kazi? Ntabwo bakaduha bagaha abakobwa
akazi umuntu arakishakira. yego ukiremera urakoze ibyo bintu njya nkunda gushwana nabo mbabwira ko akazi umuntu mbonye umuntu uzajya bamfasha mwari mwarananiye mbonye umuntu uzajya bamfasha ntabwo akazi bakaguha akazi urakarema ariko menya ko abakobwa b'iki gihe bo bafite amafaranga ariko nabo bakarema yabagashatse bayakurahe baratigita ariko utuzi tw'abahungu twarashize urumva ibintu urubyiruko rw'ubu rwitwaza ntabwo akazi kashize hano iwacu dufite akana kitwa Jire